Ngiye kwirirwa abateze amatwi Menya n'ibindi TV. Tugiye kuganira ku ikinamico umukire w'umumiliyoneri w'indi umukozi wo mu rugo kubera urukundo yakundaga umukobwa. Yemera kwigira karyarugo abikoreshejwe n'urukundo. Inshuti zanjye, uyu munsi ikinamico igeze ahantu hateye ubwoba. Byanteye ubwoba. Ubwo noneho Sharon yapanze umupangu wo kuzahirikira urupfu rwa Kami kuri musaza we Cedric. My friend. Kinumva bitoroshye kabisa. Noneho atangira kumuteza na Dani akamufata mu mashingo kandi ari boss we. Sharon ntiyoroshye. Sharon rwose afite ubugome bukabije burenze ukwemera. Gusa nyine dukomeze dusenge uko byagenda kose ukuri kuzajye ahagaragara. Inshuti zanjye, iyi episode igiye gukurikiraho tuyikurikire tuze guhitega amatwi tuzarebe amaherezo ya biriya bintu. Noneho ababyeyi ba Sharon n'ababyeyi ba Alice bumvise yuko batangiye kuba batumvikana kubera ibyabaye umwana wabo Sharon. Muribuka se wa Alice yamagaye se wa Sharon amubwira nabi kubyo bakoze barabikoze ko bagiye guhangana, gusa uko bizarangira. Murumva yuko rwose urugamba rugeze ahantu hakomeye. Ubwo n'ababyeyi ba Sharon batangiye kumva yuko ari ababyeyi ba Alice bahemukiye umuhungu wabo Sharon. Ese koko ibintu niko bimeze? Jya muri comment wandike tugire ukuntu tubiganiraho kuko ngenda ndumva bikomeye. Abasenga nimusenge kuko ndabona iyi kinamico umukire w'umumiliyoneri gikomeze kuntera urujijo kandi ikomeje kunyobera. No gusenga kuko ibintu ntabwo byoroshye. Ariyoberanya n'incakura aba Areya bigeze ba Maniko, ariko byose Imana ibibizi. Imana niyo ifite ibintu byose mu biganza byayo. Ikindi kandi twigarukire wenda ku rukundo rwa Trisi na Lucky. Rwose Lucky komeza utere intambwe ujye mbere ubwira Trisi yuko mukunda. Trisi nawe ni umukobwa mwiza akwemereye rwose mwagira urugo rwiza kuko mwese mukunda umurimo mukaba mufite n'umutima wihangana. Rero namwe turabashyigikiye, urukundo rwanyu ni rukure rujye ejuru kandi nimwahura n'intambara muri rwo muzabashe kuzihanganira kugeza muzitsinze. Ni ukuki nabifuriza nk'umukunzi ubakurikira buri munsi. Ikindi kandi gihozo rwose utware amagambo y'ukuri ntabwo ubeshya. Wavangura akaradiyo akora akaradiyo k'ukuri kuko ibyo uvuga biba bifite ukuri. Wowe uzirinde kuzajya utwara inkuru zitari zo no gutwara inkuru z'ukuri maze utwike hashye rwose hakongoke. Ubwo rero Alice nawe ntuzumve yuko Cedric ariwe yishe kuko mushiki we yani imitwe ya Sharon. Ntuzabyemere. Dani atangiye kubikubwira n'abandi benshi bazabikubwira kubera umupangu wa Sharon, ariko uzamenye ko wihangana, uzamenye ko witwara mu rukundo. Ibyo bintu ntuzapfe kubyemera kuko ntabwo ari byo. Ntabwo Cedric yakora amaraso kandi nawe ngira ngo urabizi, ubona ko yitonda. Ikindi kandi rwose igihe nakwivugiraho cyane nanone ni kuri iyo kampani. Iyo kampani itangiye kuzamo ibintu by'ibibazo biteye ukuntu rwose pe.
mwebwe muyikora mukomeze mwihangane kugira ngo bitazahungabanya na kampani yanyu bityo ikaba yahomba. Amagambo nimuyiyame, mwebwe mukunda akazi mugakore neza, kampani yanyu itazarinda guhomba. Ubwo rero mukomeze mujyane inama, mwumvikana, mwuzuzanya, mwihanganirana, buri muntu yumva igitekerezo cya mugenzi we kugira ngo nyine ibintu bigende neza. Rero mukomeze mwubahane, mukundane nk'uko mubikora, kandi ibintu ndabizi rwose bizagenda neza uko tubyifuza. Twivugire rero kuri uriya muhungu yanihaye amafaranga ariko akaba agikora ibikorwa bibi byo gushimuta abantu. Umva musore, ibyo bintu ntabwo ari byo. Koko Cedric yaguhaye amafaranga miliyoni zingana kuriya, none wowe uracyakora uwo mwuga yakubujije? Ayo mafaranga ni menshi, yakoresha ibindi bintu atari ibyo ngibyo kugira ngo Cedric atazabona ko wasubiye muri ibyo bintu akaba yakugaya. Nuko uyakoreshe neza, witeze imbere, ureke ubugome, kuko ubugome nta hantu bwazakugeza. Ubugome ni ikintu kibi gisenya ahubwo kitubaka. Rero mukomeze mugire umunsi mwiza. Abakunzi b'ikinamico Umukire w'Umumiliyoneri